reka tubasuhuze rero bakunzi ba Nikobiri TV, twagarutse muri cya kiganiro cyacu rero kiriya tujya twita icyumba cy'ubuhanuzi. Muze twinjirane rero mu cyumba cy'ubuhanuzi dusuhuzanya, twatura, tuvuga ibyaha kandi mu by'ukuri tunasaba amasezerano imbere y'Imana. Tunazana nyine ibituremereye kwa Yesu. Dutangiranye n'iyi ndirimbo rero, ati iyo mitwaro yose tuyizanire kwa Yesu. Mu cyumba cy'ubuhanuzi rero uyu munsi dufite inkuru zitandukanye. Muzi neza ko hari inkuru ejo bundi ntabashije gusoza, yari inkuru ijyanye n'ibya Papa Leo wa 14 ndetse umaze kwegurirwa inkoni y'ubushumba. Ndahamya neza kuko rero kuri uno munsi turaza kureba amateka ye, bavuga kuko muri we yifitemo amaraso, bari kuvuga kuko yifitemo amaraso y'ubunyafurika cyangwa se y'abirabura. Ibyo byose rero turaza kubirebera hamwe. Hari n'indi nkuru rero twabonye kuri uno munsi wa none, nayo turaza kuganiraho. Ni inkuru ivuga ku bijyanye no kuvuga ngo hari ingoro turi kubona kuko nayo biri kuvuga kuko ishobora kuba RGB yayihagaritse. Iyo ngoro nayo turaza kuyirebera hamwe rero. Biri kuvuga kuko RGB yahagaritse ibikorwa by'amasengesho bibera kwa Yezu Nyirimpuhwe. Iyo ni ingoro rero yari iherereye mu karere ka Ruhango. Ubwo ije ngira ngo igera ikirenge mu cya Grace Room, nayo iherutse kwamburwa uburenganzira. Ariko iyi ngoro rero cyangwa se iyi nzu y'amasengesho cyangwa se ibi bikorwa by'amasengesho byaberaga ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe byo byahagaritswe by'agateganyo. Ni ibyo rero tugiye kurebera hano mu cyumba cy'ubuhanuzi. Muze rero muhanure, muze mwiyumvira ubuhanuzi. Muraba muri kumwe nanjye hano. Ndahamya neza ko turagirana ibihe byiza. Gusa ikintu kiriho nyine ngumya kubabwira ni ukubabwira ngo mwinjirane mu cyumba cy'ubuhanuzi, kwiboneza no kwera no kwitunganya. Kubera kuko hano mu cyumba cy'ubuhanuzi tubazanya amakuru, tukareba, tukavuga tutese uyu munsi ibintu byifashe bite, hirya no hino byagenze bite. Amakuru rero atugeraho ndi bwongere kuri ayandi mperutse kudasoza, ni yandi avuga ibijyanye navuga mwibuke ni amakuru ajyanye n'ibijyanye na Papa Leo wa 14, cyangwa se nk'uko nyine bavuga ngo ni Cardinal Robert Provest cyangwa se Francis Provest. Bivugwa kuko mu miryango ibiri akomokamo buriya harimo amaraso y'abirabura cyangwa se abanyafurika, kuko buriya ngo ababyeyi be nk'uko tubikesha ibinyamakuru bikomakomeye byandikirwa muri Amerika, nubwo umwe akomoka mu Bufaransa, hakazamo na Espagne, hakazamo n'Ubutaliyani, mbega abasekuru be ku mpande zombi bagiye bakomoka muri ba bantu baratwarwaga bakurwa muri Afurika b'abanyagano. Ngo ubwo rero hakaba harimo mu by'ukuri umuzungu washatse umwirabura, n'umuzungu ashaka n'umwirabura ashaka umuzungu. Abo rero urwo ruhererekane rw'amaraso yagiye yivanga, baje gukurwamo niho Papa akomoka. Ubwo rero murumva yifitemo mu by'ukuri ayo maraso y'abanyafurika. Nabyo nibyo kwishimira. Nubwo nyine kubera ngo ukuntu bagiye bivangavanga byaje kurangira abaye umuzungu, kuko murabona iyo abanyafurika bashakanye n'abazungu akenshi na kenshi uruhu rwera ruganza urwirabura. Ntabwo nzi impamvu, ariko ngira ngo ni nko mu hafi nko mu bisekuru nka 5 niho urumva ni ibisekuru birebire kuva ku gisekuru cya mbere kugera ku cya 5, aho Papa Leo bavuga kuko ababyeyi biwe rero ari mu gisekuru cya 5 utangiriye ku bisekuru byiwe by'abirabura. Urumva rero ntago ari abirabura gusa, mu by'ukuri n'abirabura bagiye bivanga, n'amaraso y'abirabura yagiye yivanga n'abazungu. Uyu rero Papa Leo wa 14, ubu niko turi kumwita, murabizi neza kuko yamaze kwegurirwa inkoni y'ubushumba.
ariko icyagaragaye cyiwe mu mvugo ziwe cyangwa mu nyigisho ze ni uko nyine usanga avuga kuko mu by'ukuri ikintu akwiye gucecekesha ni intambara z'urudaca ziri hirya no hino. Ariko hari n'akandi kantu kagaragaye nabonye mu bwo yari ari gusohotse mu biro ari kugenda asuhuza abantu hirya no hino. Hari abantu baryamana bahuje ibitsina bari bamutambitse idarapo imbere ngo arikoreho, yaryirengagije rero araryihunza ntiyabareba n'irihumye. Ntabwo nzi icyo byashatse kwerekezaho. Iyi foto ntabwo, iyi videwo, aka kavidewo nari nadashatse kuyitegura ariko birangora, ariko uko byagenda kose ngomba kuzanayibagezaho. Uyu mupapa rero nk'uko bivugwa, bivugwa neza kuko kuba ubwabyo akifite agikomeye. Ubundi abapapa bakunze kuba ari abantu bakuze, abapapa bakunze kuba ari abantu bakuze, ari abantu mu by'ukuri ariko uyu nguyu we bivugwa kuko ashobora kuba atangiye imirimo ye adakuze cyane. Uyu rero papa Prevost bikaba bivuga kuko uko azakoresha uko ashoboye agakorana na Amerika nk'igihugu cyiwe kandi gifite ijambo rikomeye mu isi, akifatanya n'ubuyobozi bwacyo mu gucecekesha intambara zivugwa hirya no hino ku isi. Murumva kuko rero mu by'ukuri uyu mupapa twibukiranye neza kuko uyu munsi nibwo yahawe ibyangombwa byose by'ubupapa, niho yambitswe ya mpeta y'uburobyi imwe ibishingira kuri rya jambo Yesu yabwiye Petero, akavuga ati rero Petero nkugize umurobyi w'abantu. Uyu munsi rero nibwo Papa Leo wa 14 yahawe cyangwa se yambitswe ku mugaragaro. Yaratowe ariko buriya habaho no guhabwa imirimo ku mugaragaro. Yambitswe rero impeta y'ubutware cyangwa se y'ubutore yo gutorerwa uwo murimo usumba iyindi muri Kiliziya Gatolika. Ubwo rero mu by'ukuri akaba yagizwe umurobyi w'abantu ku mugaragaro. Twibukiranye kuko Yesu niwe watangije iri jambo ubwo yabwiraga Petero, aramubwira ati rero Petero, ubu ngubu guhera uyu munsi nkugize umurobyi w'abantu. Ubundi Petero yari umurobyi w'amafi, ariko amaze guhura na Yesu, Yesu yaramubwiye ati rero Petero, guhera uyu munsi nkugize umurobyi w'abantu. Nibwo rero Papa Francis yamaze kwegurirwa uwo murimo wa ritari ku mugaragaro, atangira ndetse ibikorwa bye, ndetse ahabwa n'inkoni imuhereza icyubahiro gisumba ibindi, bishatse kuvuga ngo kimuhereza inkoni imuhereza ubutware bwo kuvuga rikijyana, by'umwihariko muri Kiliziya Gatolika ndetse no kuri iyi si. Muriya mugomba kujya mumenya neza koko papa ni umuntu mu by'ukuri uvuga rikijyana, atari muri Kiliziya Gatolika gusa, ahubwo no kuri ino si papa mu by'ukuri aravuga rikijyana kandi rikumvikana. Ubwo no kuba noneho akomoka muri Amerika, ni amata yabyaye amavuta. Tukiri rero murabizi neza kuko iyi nkuru ya Papa Leo wa 14 nayicugikiye ku biganiro twari turimo turi kwibaza ibyavugwaga kuri kese ya Grace Room. Iyo kese Grace Room nta bundi buyigarukeho uno munsi, ahubwo uyu munsi dufite andi makuru mashya. Reka nze ndebe kuko hari ifoto hano nabona, hari andi makuru mashya naje kubona. Reka nze ndebe kuko hari ifoto hano nshobora kubona, ariko ngira ngo ndaza kuyibona hano. Reka nze ndebe, hari ifoto, hari ikigo nanone cyakoreye mu ngata, navuga cyakoreye mu ngata Grace Room cyangwa se byagiye inzira imwe. Icyo ni ntabwo ari n'ikigo ariko rwongira ngo ni nk'ahantu ho gusengera. Reka tubanze turebe icyo havuwe RGB itangaza. RGB rero ngira ngo ni RGB, ngira ngo ni nk'imiyoborere cyangwa se ni nk'ubutegetsi bufite insengero n'indi mishinga yose ihagarariye ku myemerere mu nshingano zayo mu Rwanda. Iyi RGB rero niyo ishinzwe gutanga ngira ngo ibyemezo cyangwa se guhagarika, yaba ari aho basengera cyangwa se ibindi bikorwa byose bijyanye n'imyemerere. Iyi RGB rero yahagaritse ngo ibikorwa by'amasengesho bibera kwa Yezu Nyirimpuhwe. Aha kwa Yezu Nyirimpuhwe rero murumva ubwo ni Kiliziya Gatolika,
murumvikana iyo tuvuze yezu nyirimpuhwe bihita byumvikana ko ari muri kiliziya gatolika. Reka turebe rero uko tubibona ngo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere uko ni amakuru dukesha ikinyamakuru igihe. Ikinyamakuru igihe rero cyanditse ati urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, ngo ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse by'agateganyo ibikorwa bijyanye n'amasengesho byaberaga ku ngoro ya yezu nyirimpuhwe iherereye mu karere ka Ruhango. Ivuga ko hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. RGB yabitangaje ku wa 17 Gicurasi, ubwo rero n'ejo ku wa gatandatu hashize, mu ibaruwa yandikiye umwepiskopi wa diyoseze gatolika ya Kabgayi Musenyeri Dogiteri Ntivuguruzwa Balthazar. RGB cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere yavuze ko hashingiwe ku isesengura ryakozwe ku wa 17 Gicurasi 2025 yagaragaje ko hashingiwe ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire y'amasengesho ngarukakwezi na ngarukamwaka abera aho kwa yezu nyirimpuhwe, byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. RGB yatanze urugero rw'amasengesho ku cyumweru tariki 27 Mata 2025 ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe bakahakomerekera. Yakomeje iti mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abasengera ku ngoro yo kwa yezu, yakomeje iti mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abasengera ku ngoro kwa yezu nyirimpuhwe, turabamenyesha ko amasengesho ngarukakwezi na ngarukamwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Mu ntangiriro ya 2025 nibwo byari byatangaje ko iyi ngoro yashyizwe ku rwego mpuzamahanga ishyirwa ku rutonde rw'izindi ngoro za yezu nyirimpuhwe ku isi. Kwa yezu nyirimpuhwe ni ahantu hamenyekanye cyane kubera abahasengera bavuga ko bahakiriye indwara zitandukanye, haberaga amateraniro manini buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Hateranira abanyarwanda baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyamahanga. Hakira abarenga ibihumbi 80 baje kuhasengera baturutse impande n'impande ku isi. Murabyumva rero, iringira ngo ni amakuru dukesha ikinyamakuru igihe, aho nyine muzi ko nari kubabwira muti hari inkuru yari imaze iminsi icicikana ivuga ku iyamburwa uburenganzira bwa minisiteri yitwa Grace Room. Ahangaha rero murabona kuko hari andi makuru nayo akomoza ku iyobokamana ajyanye n'iyi ngoro ya yezu nyirimpuhwe. Urumva rero amaze gushyira ku rutonde mpuzamahanga rw'ahantu hari ingoro za yezu nyirimpuhwe, ariko murumva neza kuko naho hamaze guhagarikwa by'agateganyo. Ahangaha rero murumva ko ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere urwo bita RGB rwavuze ko rwashingiye ku isesengura ryakozwe ku itariki 17 ndetse no ku bwitabire bw'abantu bahabereye, ugasanga ngo hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Murumva rero ibijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze, buriya wenda wasanga bavuga ubunini bwaho cyangwa se ibikorwa remezo bihari. Reka rero tubanze turebe, hari amafoto amwe n'amwe nabashije kubona yo kuri iyi ngoro yo kwa yezu nyirimpuhwe. Reka nze mbereke ahantu turi kuvuga kuko hari amafoto nabashije gukusanya. Reka nze mbereke imwe mu foto igaragaza aho kuri iyo ngoro. Hano hari ifoto nabashije gufata, ndahamya neza kuko birankundira ikagaragara. Reka nze ndebe kuko nayibazanira hano muri studio. Iyi ni ifoto rero igaragaza kwa yezu nyirimpuhwe. Murabona neza kuko nyine ni ifoto mu by'ukuri ni ahantu hanini. Murahabona hano
ahangaha iyi ni yo ngoro bavuga kuko yabaye ihagaritswe by'agateganyo. ubwo rero ngira ngo yari iri kwitegura, ngira ngo ndi kubona handitse ko yari iri kwitegura ngo yubire, ngira ngo ni jubire y'impuhwe, ubwo ya 2020 ngira ngo ni na gatanu. murabona rero ahangaha iyi ngoro, ahangaha ngira ngo hanze yayo mu mwanya ndaza mbereke aho abantu babaga bari. reka nze ndebe kuko nabona uburyo ki iyi foto nayongera. hari ahandi iyi niyo ngoro, iyi ni ifoto igaragaza ingoro. iyi foto nayo turayikesha ikinyamakuru Igihe. Biragaragara rero neza kuko ahangaha naho murumva nk'uko habaye hahagaritswe. murumva ni ahantu hakiraga abantu hafi ibihumbi 80, kandi ngo bakaba bahateraniraga, habaga igiterane ngarukamwezi, ngira ngo cyari icyumweru cya mbere cy'ukwezi, aho abantu bajyaga nyine, murumva ni kwa Yezu Nyirimpuhwe, aho basangaga Yezu bakajya kumubwira ibyabo. mwibukiranye ka karirimbo nkunda kubagezaho kanga kavuga ati leta mizigo yote kwa Yesu, ngira ngo muza mwumva iyi ndirimbo. aha aha rero niho tujya tuvuga tuti ati imizigo yose muyizane kwa Yesu. rero niho usanga ibintu. Ah, aha rero ku ngoro kwa Yezu wasangaga nyine ariho abantu bazana iyo mitwaro Yesu akabaruhura. ariko urumva ko habaye hahagaritswe rero ngo by'agateganyo, ngo kubw'ituze n'umutekano bya rubanda. ubwo rero murumva neza kuko nyine ibi nabyo twavuga neza kuko ibijyanye n'iyobokamana muri iki gihe ni ugusengera umurimo w'Imana cyane, kugira ngo mu by'ukuri umurimo w'Imana igihe kitazagera ukaba abantu bakaba bawinuba, kubera rimwe na rimwe nyine kutabona ahantu hahagije ho gusengera. aha rero iyi ngoro reka nze mbereka abantu mu by'ukuri bagajya bahaza. hano mfite n'ifoto igaragaza umubare mwinshi w'abantu babaga bahaje baje gushengerera Yezu Nyirimpuhwe. reka nze ndebe kuko iyi foto nayibagezaho. hano haba hari abantu benshi babaga baje gushengera Yezu Nyirimpuhwe. reka nze ndebe kuko iyi foto y'abantu babaga baje gushengera Yezu Nyirimpuhwe babaga ari benshi rwose. urumva biravugwa kuko bazaga byibura bari hafi, barengeje ibihumbi 80. murabona rero kuko ahangaha hagira ngo bari mu mbuga y'iyo ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe, cyangwa se mu busitani bwaho. ariko murabona ko ari benshi, murabona ko ari uruvunganzoka, murabona ko ari abantu benshi cyane. murabona abamama ndetse, ariko ndi kubona abamama aribo basa naho aribo benshi kurusha abandi n'abana. ntabwo nzi abagabo nabo niba batajya bagira ubwitabire mu kujya kuramya Yezu Nyirimpuhwe. urabona ko abamama hano muri ino foto rwose ni benshi. ahantu rero murumva hakiraga ibihumbi 80, murumva nyine hakeneye n'ingufu zidasanzwe kugira ngo abantu 80 babe bafite ubwiherero buhagije, bafite amazi yo kunywa. ndetse murumva kuko ngo isesengura ryakozwe n'iki kigo gishinzwe imiyoborere baravuga kuko baje gusanga aha hantu hafite hatatanga ituze n'umutekano w'abahasengera, kuko baratubwira neza kuko byagaragaye ko aha hantu amasengesho ahabera hatujuje ngo ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. urumva rero kuko ngo hari igiterane cyari giherutse kuhabera, ngo ubundi icyo giterane usanga gishobora kuba cyarajemo ngo impanuka, hazamo ibintu bitandukanye. ubwo ngubwo rero iryo sesengura akaba ariryo ryahereweho bavuga bati aha hantu reka habe hahagaritswe. ariko nanone aha hantu nubwo hahagaritswe, hano amakuru atubwira ngo mu ntangiriro za 2025 nibyo byari byatangaje, nibwo byari byatangaje ko iyi ngoro yashyizwe ku rwego mpuzamahanga, ishyirwa ku rutonde rw'izindi ngoro za Yezu Nyirimpuhwe ku isi. murumva kuko rero
iyi ngoro ni ingoro yari imaze gushinga imizi cyangwa se kuba inganzamarumbo, kuko urumva ko yari yaramaze kwesa imihigo yo guhagarara mu ruhando mpuzamahanga nk'izindi ngoro ku isi yose, za Yezu Nyirimpuhwe. Murumva kuko rero ibaye ihagaritswe. Icyo tutaramenya ni ukumenya neza ibisabwa, no handitswe gusa ngo ni umutekano n'ituze by'abahagana. Ubwo ngubwo ababisesenguye buriya nibo babonye se wenda ni hatoya, ni uwo muvundo wari inzu haba abantu bagakomereka watewe n'iki, ubundi mu nzu y'Imana ko abantu bakagombye kugenda bameze neza, bemye, banezerewe, byagenze bite kugira ngo bavundane? Ese ni muri bya bintu biti bitangaza uwo muvundo waba waradukiye? Mbega ni ibintu tutarasobanukirwa neza, ariko murumva neza ko nyine nawe ni amakuru ajyanye n'iyobokamana kw'aho hantu habaye. Abahaganaga, abahajyanaga ibyifuzo, ntabwo inzira zikiri nyabagendwa. Ni mu cyumba cy'ubuhanuzi rero, muri iki kiganiro n'isi cyumba cy'ubuhanuzi tuganira ibijyanye n'iyobokamana, tukareba ibiri kuvugwa hirya no hino, abantu bakaza tukabahanurira, tukakubita icyumvirizo, tukareba icyo umwuka w'Imana abwira amatorero. Ariko icyo twavuga ni uko nyine mu gihe nk'ibi ngibi mubona ahantu benshi bivugwa kuko baganaga basenga hagenda hagaragara nk'ahatujuje ibyangombwa cyangwa se hafungwa, ni uko abantu bagomba kwiga uburyo bushoboka bwose kugira ngo ahantu hasengerwa huzuzwe byose, kandi n'icyagaragara nk'umuvundo cyangwa icyagaragara ahubwo hakaba abantu niba ahantu ari hatoya bikaba bafatamo ibyipe bitewe n'umubare hashoboye kwakira, nabyo byaba byiza. Ariko abantu bashengerera Imana bakagumya nyine bakagumana ubwo bwisanzure n'ubwo bwigenge bwo gukorera Imana, cyane cyane burya ko kwizera burya ni ikintu nyine kiba gifite icyo gisobanuye kuri nyiracyo. Mu cyumba cy'ubuhanuzi rero tuba tuganira, murabona aba bantu rwose ni benshi, ariko murumva kuko nyine baba baje imbere ya Yezu, nk'uko ahantu bahitiriye ngo ni Yezu Nyirimpuhwe cyangwa se ni ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe. Urumva n'ukeneye impuhwe aba akenewe kuza kugira ngo Yezu amugirire impuhwe. Reka rero mbashimire mu kiganiro twari turimo icyumba cy'ubuhanuzi. Nizere neza kuko amakuru mwumvishije muri makeya nabagezagaho inkuru za Papa Leo wa 14 bivugwa kuko buriya afitanye isano n'Abanyafurika ya bugufiya. Iyindi nkuru rero iri kuvugwa ni iyi nkuru y'iyi ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe, nayo imaze guhagarikwa kandi yakiraga abantu barenga 80,000 baturutse imihanda yose ku mpera y'isi, ndetse ngo hakaba hakorerwaga imirimo n'ibitangaza abantu bagakira uburwayi. Murumva kuko rero ni ukugumya gusengera umurimo w'Imana kugira ngo Imana igumye isuku ububyutse mu bantu, abantu basobanukirwe neza imbaraga z'Imana, kuko kandi aho tujya naho tuzabana n'Imana. Reka twugumye rero tubifurize kugira ibihe byiza. Ikiganiro icyumba cy'ubuhanuzi tuzahorana tureba ibyo natwe dukwiye gukusanya mu cyumba cy'ubuhanuzi n'ibyo dukwiye kuba sesengurira. Umwami Imana rero nabishimire, tuzasubira. Ibiganiro byacu bihoraho, icyo nababwira cyo gusa mujye mwibuka gushyiraho komantere ibyo tutaba twavuze, namwe wenda mwaba mufite uko mubibona mujye mutwandikira mutubwire muti ahangaha mwe murabibona muti. Aha ni mu cyumba cy'ubuhanuzi rero, muraza tukaganira ku bivugwa mu ivugabutumwa, ahasigaye tugasesengura tukareba ibijyanye byose n'umurimo w'Imana. Ndabashimiye rero, nimukomeze mugire ibihe byiza. Reka dusozanye n'iyi ndirimbo ati imizigo yose muyizane kwa Yesu. Reka bariho dusoreza ikiganiro cyacu, ariko nababwira muti Umwami Imana nakomeza bishimire. Ndani ya mioyo yenu tulenini wanamkae ninyi, kwa nguvu
tuache kwake Yesu. Tumuombe, tumuamini Yesu. Mizigo yote tuache kwake 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 Yesu. Reka rero mbashimire mvuge muti imitwaro yose muyizane kwa Yesu. Kwizera kwanyu ntigucibwe intege n'ibyo mwumva cyangwa n'ibiri kuba, ahubwo muzane ibyifuzo kwa Yesu. Muzane iyo mitwaro ibaremereye kwa Yesu, asigaye Yesu abasobanurira icyo gukora. Imizigo yose muyizane tuyisige kwa Yesu, twe tugende twemye. Ndabakunda rero, reka mukomeze mukurikirana ibiganiro mu cyumba cy'ubuhanuzi. Imizigo ntimuyisige inyuma, muyizane mu cyumba cy'ubuhanuzi, tubarondore twerekwe ahasigaye, twigendere mu muhanda twemye. Imana ibahereze umugisha rero. Waishi kwa furaha, ni mapenzi yake Bwana Mungu. Watu wote waishi kwa furaha. Mureke abantu twese tubane mu mahoro. Imizigo iduteza umutima mubi tuyizane kwa Yesu. Twinjire mu cyumba cy'ubuhanuzi, iyo mizigo idutera umutima mubi tuyisige kwa Yesu. Ndabashimiye rero, Imana ibahereze umugisha.